Twese turavuka tukagera ku isi tugisanga mu miryango itandukanye. Hari abavuka bagasanga baravukiye ubuzima bwiza, ugasanga imihanda yaraharuwe, bagakura nta kibazo cy'ubuzima kidasanzwe bahura nacyo. Hari n'abavuka rero ugasanga wavukiye mu muryango utagira na kimwe, mubayeho mu buzima bwo gushakisha nyine bwa buzima ubona ko bugoranye. Bityo rero iyo wakuze uri umuntu ufite ubwenge bwagutse kandi ufite intumbero ushaka kugeraho, hari ibintu ukurana. Uba wifuza kuvana family yawe muri ubwo buzima umaze kuba mukuru kuko nawe ntabwo biba bigushimishije. Niba uri umuntu umwe mu bantu bifuza gukura famille iwabo mu buzima bubi bakuriyemo, urashaka kwitura umubyeyi wawe ibyiza yagukoreye nubwo bitaba byoroshye, ariko uyu munsi hari ibintu nakuzaniye ugomba kwirinda niba ko kuri wa muntu ufite ubuzima bufite intego, ushaka nawe gutaha ahantu heza, ushaka kugeraho wa wundi wifuza kugera iyo ageze cyangwa se wa muntu wifuza kuba we. Uyu munsi nukurikirana ibi bintu uzanshimira nyuma. Nguhaye ikaze rero niba aribwo ugeze kuri Iyungure BTV, ngushimira nawe by'umwihariko utajya uhwema kubana natwe. Ikintu cya mbere uzakora nk'umuntu ufite intego yo kugeza kure ubuzima bwawe cyangwa se gushyigikira aho wakomotse, uzirinde kubaho nk'uko abandi babayeho. Hari ukuntu tubona abantu ubuzima babayemo, lifestyle yabo ugashaka kuba nkabo, either se ni inshuti zawe cyangwa se n'abo mukorana. Ukabona uburyo yambara, uburyo asohoka, uburyo nyine amezemo neza, ukifuza nawe kuba nkawe. Murakorana yes, ariko ntabwo uzi ngo income yindi ye iva he. Ntuzi uburyo abayeho, ntuzi ubuzima bwe, ntuzi uko yinjiza, niyo mpamvu utagomba kubaho nk'uko abayeho. Kabiri, irinde ikigare. Ikigare buriya ni ikintu kibi. Iyo ugendera mu kigare ahanini rwose birangira kigusenya, kuko nubwo muhura buri muntu wese aba afite ubuzima buri behind y'uko muri kumwe. Hari ibyo atarakubwira, hari byinshi utazi kuri we. Niyo mpamvu ugomba kwirinda kugendera mu kigare kuko ikigare kirashukana. Gatatu, kwirinda kujya mu bakobwa cyane. Hari ukuntu buriya iyo nta kintu ufite no kujya mu rukundo rwose ni kubera ko tugira imitima kandi ikunda, no mu buzima busanzwe uba wifuza kuba wagira umuntu muri kumwe, ariko kujya mu rukundo nta kintu ufite biravuna, bikakuvuna mu bwonko, bikakuvuna no ku mubiri, kuko urukundo rutagira ikintu mu by'ukuri ruragorana. No kuba wa mukobwa yagukunda nta kintu na kimwe ufite biba bigoranye, niyo yaba hari isaha n'isaha rwose birashoboka yuko yagusiga. Banza wiyubake, uve kuri rimwe ugere kuri gatatu, uve kuri gatatu ugere kuri gatanu. Gukunda bihoraho, urukundo ntirujya rushira, n'abakunda n'abakundwa nabo bahoraho. Banza wishake, numara kwibona abagukunda bazaza. Gatanu, kwiyakira uko uri ariko ufite intego. Wibona uko ubayeho uyu munsi ngo bigutere pressure, wumve urashaka kubaho ukundi kuntu kandi udashoboye kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe, bwa buzima ushaka kubamo ntabwo ubushoboye. Ariko iyo umaze kwiyakira ukavuga ati ubu buzima nibwo ngomba kubamo, ariko nteganya kubuvamo, nkora cyane kugira ngo ngere kuri bwa buzima nshaka kubamo. Wibaho kuri pressure y'undi muntu kubera ko runaka agenda mu modoka, nanjye ngomba kuyigura kugira ngo abantu babone ko nanjye mfite aho nageze. Oya, urashaka kwemeza abandi ariko urabizi neza ko muri wowe bidakunda. Banza ukore wiyemeze, numara kwiyemeza wowe ubwawe, abandi kukwemera bizoroha. Ibi ni byo naguteguriye rero, wakoze cyane kubana nanjye. Niba nawe wakunze ikiganiro, ugenda udakoze subscribe, like, ukande ku nzogera kugira ngo tubane buri munsi. Bye bye, ndabakunda.